Hari ibibazo abasore benshi bibaza ariko bakabura ibisubizo bifatika. Ni iki nakora ngo umukobwa nkunde? Ni gute natuma ambona nk'umuntu w'ingenzi? Ni gute urukundo rutangira? Benshi batekereza yuko urukundo ari amahirwe, ariko ukuri nuko ari imiterere n'imyitwarire bishobora gutuma umuntu akwishimira akanagukunda ndetse akifuza no kuba hafi yawe. Ariko hano hari ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kumenya. Ntushobora guhatira umuntu kugukunda, ariko ushobora kwiyubaka no gukora ikintu gikurura urukundo mu buryo busanzwe. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 8 rero by'ingenzi ushobora gukora bigatuma umukobwa kwiyumvamo cyane, kandi buri kimwe turagisobanura ku buryo bwimbitse. Niba ushaka kumenya uko urukundo rukurura mu buryo bwa natural, komeza iyi video kugeza ku mpera zayo. Ikintu cya mbere, kuba wiyubashye ufite direction. Kama kubita gastorero. Hari abasore babiri bakundaga umukobwa umwe. Umwe yamwerekaga urukundo rwa buri munsi, ariko nta cyerekezo yari afite mu buzima. Undi we ntiyakundaga kuvuga amagambo menshi, ariko yari afite gahunda, azi icyo ashaka, afite intego. Ushobora kwibaza ati, umukobwa yahisemo ni uwuhe? Ninde? Yahisemo wa wundi ufite direction. Unarayisizi, abakobwa bakunda umuntu uzi icyo ashaka, ufite intego, ufite vision. Ushobora kwibaza ati se ni ukubera iki? Kuko bitanga security y'igihe kirekire. Ikintu cya kabiri, kumenya kuvuga neza, communication. Communication si amagambo menshi, ni uburyo uvugamo ndetse n'uburyo witwara. Ugomba kumutega amatwi, kumwereka yuko umwumva no kutamuca mu ijambo. Ikintu gikomeye, umukobwa akunda umuntu yumva ufite agaciro. Ikintu cya gatatu, kuba ufite confidence. Confidence ni kimwe mu bintu bikurura abantu cyane, ariko ntabwo ari ukwirata cyangwa kwiyemera. Ni ukwemera uwo uriwe, kuvuga neza ndetse no kudatinya kuba uwo uriwe. Kama kubita kandi gastori gatoya. Umusore umwe yari mwiza cyane, ariko yari afite confidence. Yavugaga neza, agaseka neza, akitwara neza. Abakobwa benshi bakamukunda. Reka tujye ku kintu cya kane, kuba uzi kumva, emotional intelligence. Abakobwa benshi bashaka umuntu bumva, ubitaho, bafata nk'abantu bafite agaciro. Iyo umukobwa afite ikibazo, ababaye, akeneye umuntu umwumva, niho urukundo rutangirira gukura. Naho ikintu cya gatanu, kuba umuntu wihariye, uniqueness. Ikibazo gikomeye, abasore benshi bakora ibintu bimwe, amagambo amwe, uburyo bumwe, imyitwarire imwe. Ariko umuntu wihariye aribukwa, aratandukanye, aranishimisha. Ugomba kuba wowe, si kopi y'abandi. Naho ikintu cya gatandatu, kumenya kumwereka care. Care si amafaranga gusa, ni ukumubaza uko ameze, mbese ukamwitaho, ukumwereka yuko ari ingenzi. Utuntu duto duto, message nziza, kumubwira ko ari mwiza ndetse no kumufasha. Ibyo bitera impact nini cyane. Naho ikintu cya karindwi, kutamuhatira. Ikosa rikomeye abasore benshi bakunda gukora ni guhatira umukobwa urukundo. Urugero, uhora umuhamagara, kumushyiraho pressure, kumusaba urukundo vuba. Ibi bituma guhunga. Ahubwo jya wihangana, uha ibintu umwanya, ukore connection buhoro buhoro. Naho ikintu cya 8, kuba ufite ubuzima bwawe. Ikintu gikomeye cyane, ni ugomba kubaho kubera umukobwa gusa. Ugomba kugira inshuti, gukora ku nzozi zawe, kugira ibikorwa byawe. Ushobora kubaza ati ni ukubera iki? Kuko umuntu ufite ubuzima arishimishije, arishimangira, aranakundwa. Isomo ry'ingenzi, ukuri ntushobora guhatira umuntu kugukunda ku gahato, ariko ushobora kuba umuntu mwiza, umuntu wiyubashye, umuntu ufite agaciro. Ibyo bigatuma urukundo rwanyu ruba natural. Urukundo narwo nirushingira kuri tricks, rushingira kuri respect, connection ndetse n'imyitwarire.
None se wowe utekereza iki? Ni iki muri umunani wumva bifite imbaraga mu gaciro? Twandikira hasi muri comment. Niba ukunda video zigufasha ku rukundo, relationship mindset ndetse n'iterambere, ukandi subscribe kugira ngo utazakirwa n'izindi video nk'izi ngizi. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.